Imana ibahe umugisha. Haleluya. Abantu baje nivuze, amazina ni Anicet Uku, ndi umukristo wa hano. Tugize umugisha ukomeye wo kuba mu nzu y'Imana kugira ngo twongere twaturirane impamvu z'ibyiringiro by'abizera. Imana ishimwe. Ndacyabinginga kubw'imbabazi za Kristo kugira ngo mwemere tubumbure Bibiliya tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Tugize iminsi turi muri aya masengesho, dufite insanganyamatsiko turi kuganiraho mu buryo bw'ukwezi ivuga ngo byuka urabagirane. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ariko kandi iki cyumweru cya gatatu dufitemo insanganyamatsiko turi kuganiraho, nanone turi busange mu nyigisho turi buze kuganiraho. Ariko ndabasabye tubanze twibukiranye icyanditswe tukiri muri Yesaya igice cya 60 umurongo wa mbere. Haravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Mu byanditswe byose turi kugenderaho hari ikiri mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere, rwandiko rwa mbere igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 16. Kuhasoma ntacyo hatwaye, ariko ndagira ngo ntituhabanzirize, ahubwo tubanze mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, ni igice cyaho cy'icumi umurongo waho wa 17. Rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma igice cyaho cy'icumi umurongo waho wa 17. Unda kubivuga abantu dukunda kubana, iyo dusomye Bibiliya dutambuka twumva inyuguti cyangwa amagambo yanditse, ariko iyo dufashe umwanya tuyatekerezaho hari inyuguti hahinduka ubuzima bwa Kristo. Kandi nta kindi tugendereye mu byanditswe byera ni ukumvamo impumeko y'Imana. Imana ibahe umugisha. Rwandiko rwandikiwe Abaroma igice cyaho cy'icumi umurongo wa 17 haravuze ngo dore kwizera guheshwa no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Ntabwo ngira ngo nze kubagora cyane, ariko ubwo muri mu nzu y'Imana nta kigoranye kirimo. Reka mbigombe nanone dusome ibyanditswe dufite turi bukuremo insanganyamatsiko. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cyaho ni icya mbere umurongo wa 16. Ndahasoma nihuse. Haravuze ngo kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Amen. Urwa kabiri naho ndahasoma ntacyo hatwaye, igice cya gatatu umurongo uhera wa nyuma. Urwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu umurongo waho uhera wa nyuma wa 18. Haravuze ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Christo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Nababwiye ubwo twagize umugisha wo kuganira n'abigisha benshi banyuze hano bakatuganiriza, ariko kandi tukaba tugifite umugisha wo kuba dufite intego imwe mu byanditswe byera. Muraza kwihangana, ariyo twifashisha Bibiliya nini. Bibiliya nini n'umurongo umwe muri Bibiliya. Hari umugabo wigeze wanyigishaho gatoya ku isomo rya Bibiliya ahantu twigaga, yarambwiraga ngo umurongo wo muri Bibiliya uriruta. Yakoreshaga igiheburayo cyinshi ku buryo kumva amagambo yabaga ari kuvuga byabaga bigoranyemo, ariko iri jambo ntirijya rimva mu mutwe. Yarambwiye ngo umurongo wo muri Bibiliya uriruta. Ikintu yabaga ashaka kumbwira, yabaga ashaka kuvuga ko ijambo ry'Imana iyo urisomye nonaha uryumva uko rivuga, ejo warisoma ukumva rifite ukundi kuntu rivuga, ugasanga rigenda riba upgraded uko bwije n'uko bukeye. Burya ijambo ryanditswe ringana no kwizera k'umusomyi waryo. Imana ishimwe. Twaganiriye ku magambo menshi, abo twari kumwe ubwashize si ngombwa kubavuna mbabwira ngo murahibuka, ariko twaganiriye
kuri byinshi n'abandi bigisha bagarutseho ndibuze guheraho ndabivuga nitonze. Twese twaganiriye ku kuvuka, nibyo nta ukura atavutse, n'ejo barabituganirije, ariko nshaka kuhanyuraho gatoya nihuta. Bibiliya ivuga iki ku kuvuka k'umukristo, ari nako kumenya Kristo Yesu? Ubundi iyi ntego by'ukura bagirane ihuriye rimwe muri ibi byanditswe byera byose dusomye, ihuriyemo rwose. Tuganira ku kuvuka k'umukristo, ndagira ngo tubanze turebe kimwe. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo yatubyarishije ijambo ryayo. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo dore kwizera kuzanwa no kumva, kumva nako kukazanwa n'ijambo rya Kristo Yesu. Mbega umuntu akubajije ngo ijambo ry'Imana ni iki? Tugiye mu buryo bwa teoloji, iyo tuvuga ijambo ry'Imana duhita dusanga mu rwandiko rwanditswe na Yohana mu butumwa bwiza, igice cyaho cya mbere yasobanuye jambo uwo ari we. Yaravuze ngo Kristo niwe jambo w'Imana. Agaragaza Yohana, aravuga ngo yari integuza ariko kandi akitwa n'ijwi ry'urangururira mu butayu. Aha ndaza kubasaba kugira ngo tugendane, he kugira umuntu usigara. Ndi kubona abantu bakiri gusoma Bibiliya, ndabinginze nibura umwe yakwandika, ariko abantu bari gusoma Bibiliya reka mbasabe kubw'imbabazi z'Imana munyemerere tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Yohana yari ijwi ry'urangururira mu butayu, hanyuma Kristo akaba ijambo ry'Imana rije mu isi. Bibiliya imuvuga yamuvuze mu buryo bwinshi. Yesaya hanura yaravuze ngo isi ni intebe y'ibirenge by'Imana. Ndaza kubasaba ayo magambo yose tugenda tuyafataho, kuko turi ku ijambo kubyarwa n'Imana. Ntabwo ari uko Imana yicara mu ijuru ngo irambirize mu isi. Kuvuga ngo isi ni intebe y'ibirenge by'Uwiteka cyari igisobanuro cy'ibirenge by'Imana bigiye kuhakorera urugendo. Nimusoma muri Bibiliya muzasanga ibirenge by'Imana, ibirenge ubwabyo bisobanura ubutumwa bwiza. Kristo agiye kuza ku gice kimwe, icyiciro kimwe agaragara ari umucunguzi, ahandi akagaragara ari igitambo, ahandi akagaragara ari umutambyi kuko yaritanze. Aha niyo mageze ndahakunda, Kristo yaritanze ubwe. Imana ishimwe. Impamvu mbabwiye ngo ndahakunda, niwe muntu wapfuye abishaka, apfa aticuza, apfa atiyahuye, kandi apfa yishimye. Bibiliya iravuga ngo kubera ibyishimo byari bimushyizwe imbere, ngo ntiyigeze yita no ku isoni z'umusaraba, kandi mu by'ukuri zari ziriyo. Kubona umujene nka Yesu w'imyaka 33 ageze mu gihe cyo kurya ku mafaranga, ageze mu gihe cyo kwinjoyinga ubuzima, ariko yishimira kwitanga. Rero isoni zari zihari, ariko kuri we yemera no kwitanga. Aho rero agaragara nk'umutambyi, ahandi Bibiliya ikamwita umucyo. Turaza kubigeraho, kandi koko niwe mucyo w'isi. Nigeze turi kuganira ubwashize ejo bundi, twaganiriye ku itandukaniro ry'umucyo n'urumuri. Urumuri ruturuka mu mucyo nibyo, ariko kandi umuntu amurikirwa bitewe n'intera arimo yegereye umucyo. Abantu benshi iyo begereye Kristo baba bari mu rumuri rwa Yesu, ariko ndagira ngo mbabwire ko hari n'abandi bazi Yesu. Nukuri babizi ko Yesu akiza indwara, ko Yesu ari umwami, ko Yesu yabambwe, babizi ko yapfuye akazuka. Ku bafilosofi babaye mu isi hari ibitangaza bibiri bijya biba confusinga, bahagera bagashyira full stop, ntibabihakane ntibanabyemere. Igitangaza cya mbere ni icyabereye ku nyanja itukura, gucika k'umuhanda ku nyanja itukura. Iyo bahageze ntibavuga ngo ntitubihakana, kuko amateka yarabyanditse. Ikindi gitangaza ni icy'umuntu waje mu isi agapfa akitanga. Niba mukunda gusoma Bibiliya, ni nacyo kintu cyatarakitinze umugabo witwa Luka. Yari umuganga w'umugiriki. Yumva mu gitondo Pawulo abyutse ari kubwiriza umuntu wahozeho ngo ari Imana, akaba umuntu, akaza mu isi akambara
kandi umuntu ushaka kumenya Imana ayireba uruhande rw'ibanze n'uruhande rw'urukundo. Uruhande rw'urukundo n'imbabazi. Umuntu ushakira kuri aho ngaho ntabwo abona Imana. Kuko ubwabyo urukundo niyo shusho y'Imana. Urukundo ruba mu byiciro byinshi, bamwe barudevelopa mu buryo butatu. Hari ubwo bita agapeo, ni urukundo rw'Imana. Ni urukundo Imana ikunda umuntu idafite icyo ishingiyeho ku muntu. Iyo yishingiraho yasanga ifite urukundo ikavuga ngo ndarutanga. Ntabwo ishingira ko dukora imirimo myinshi, tuzi kuririmba no kwiyiriza ubusa. Yo ishingira kw'ufite ikavuga ngo ikimenyetso cy'uko mfite urukundo nuko ndutanga. Iyo ni agapeo. Hakaba urukundo rwa kabiri rwitwa filosi. Filosi ni urukundo rw'isano. Ni urukundo rw'isano cyangwa se umuntu akunda inyungu akura ku wundi. Ni urukundo umukozi akunda akazi. Ntabwo ari uko abantu bakunda akazi, ni uko bakunda inyungu zituruka mu kazi. Urwo ni urukundo n'ubundi ruza rukaba mu isano. Muze kumbabarira size kuba confusinga, ariko nirwo rukundo ukunda mu mubyara wawe, kazini wawe, nirwo rukundo ukunda mu mwana wabyara. Ikimenyetso cy'uko ntabwo ugira ni uko uw'abandi utamufata nk'uwawe. Niyo amenye teremusi umukoresha uramwirukana, biravuze ngo n'uwawe yahemuka ufite aho umujyana wari kumwirukana. Ariko kuko ari urw'isano ntabwo uri kumujyana. Ikimenyetso cy'uko ugira urukundo ntabwo ari inshuti ziri hafi nabo mugirana isano, ahubwo ni uburyo wihanganira abantu badafite icyo bamaze mu buzima bwawe. Icyo nicyo kimenyetso cy'urukundo, kuko ntabwo ushobora kubwira umuntu kubabarira adafite urukundo. Ikinyarwanda kiragorana burya kubabarira. Ntabwo ndi bubabwire ngo tuze gutondagura iyo nshinga, ariko reka mbasabe kubabarira muri kumva mwiki. Ni igihe wihangana kubabara kubera umuntu runaka, ukababara kubera we, ariko ukababara umubabariye. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cy'imbabazi ni ukubabarira ugitonekaye. Ikimenyetso cy'imbabazi ni ukubabarira umutima ukiva. Bituruka mu buryo butatu. Hari imbabazi z'umutima uhindutse, hari n'imbabazi z'umutima ukomeye, hari n'imbabazi ziterwa na sosiyete turimo. Kuko ari itegeko, nta n'icyo wamutwara nunamwitura ibyo agukoze, amaboko aragufata wisange mu maboko atari ayawe, ukavuga ngo reka mbireke. Icyo gihe ushenjagira, murakoze, ushenjagira ushira. Hakaba n'umuntu ugira imbabazi z'umutima ukomeye, akakureba akabura uko agira. Hari n'umuntu rero ugira imbabazi z'umutima uhindutse. Umuntu ugira imbabazi z'umutima uhindutse ni umuntu wabyawe n'umwuka w'Imana. Kuko imbabazi z'umutima uhindutse zirababarira zikibagirwa. Icyakora ushobora kwibuka amateka y'ibyo igikomere cyaturutseho, ariko ntuyibuka n'inzika n'inzigo, nta nubwo ucyurira uwo waguhemukiye. Tewe bose babireba yararirimbye aravuga ngo imbabazi z'abantu babi bazitanga by'agateganyo, waba utaranaruhuka bakongera bakakugora, ngo nari nibeshye narahubutse. Ni iz'abantu babi. Ni umuntu ukubabarira wakongera akakubwira ngo urongeye, koko urasubiriye. Mu gihe imbabazi z'Imana, ijambo riravuga ngo Imana irababarira, yamara kubabarira ikibagirwa. Iri jambo ndarikunda. Ni Imana ibabarira, yamara kubabarira ikibagirwa. Munyumve n'ukuri simbatindira, aha ni iwacu nsengera aha, na mukanya buriya dufite amateraniro. Mukanya gatoya, mukanya saa 3 za mu gitondo dufite amateraniro arangira saa 10. Mukanya kuwa gatanu ejo, mukanya dufite andi materaniro saa 3 za mu gitondo, tukisoreza saa 10. Mukanya turaba duhari. Murumva ndi bubararize iki hano? Shaka kwivukira bikeya, mukanya turongera. Umuntu ubyarwa n'umwuka wera, mumbabarire ibi bintu ntabwo dusanzwe tubiganira dutya, kubera ubwinshi bw'inyigisho n'imyigishirize. Abantu bumva inyigisho bakaba confused atari biterwa n'izambere zabanje.
ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Umuntu ubyarwa n'umwuka, mumbabarire mere nk'ukoze mistake mbabwire ngo abigiramo uruhare. Mu buhe buryo? Umuntu ushaka kubyarwa n'umwuka abigiramo uruhare. Bwa mbere yemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntabwo umuntu yakemera Yesu atamuzi. Iyo turi kuvuga Yesu, abantu benshi bamushakira mu bimenyetso. Wabwira umuntu ngo Kristo yakumariye iki? Ari ijambo rivuga ngo muhore mwiteguye ngo kwaturira abantu impamvu si ibyiringiro byanyu. Nk'ubu ushobora kubaza umuntu wizera ukamubaza ngo kubera iki wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, agahita akubwira ngo yankijije indwara. Kandi abantu bose bariho, nibyo izo ni impamvu zituma tuba kuri Kristo. Ariko mumbabarire nongere mbacarenjinge, muzi ko gukira indwara kw'abizera atari ishingiro ryo kwizera kw'abizera? Kuko hari n'abantu indwara zica kandi nabo bagapfa bizeye. Ntimureba uburyo twizera? Wabaza umuntu ngo kuki wizera, agahita akubwira uti Imana yampaye inzu. None se ya nzu nigenda? Imana yampaye akazi, nugakora se bakakwambura. Ubundi ntabwo twizera kubw'ibi bintu gusa biraho by'inyuma. Kwizera kwacu bituruka kuki? Nababwiye ngo ndabivuga nitonze kugira ngo tubyumve. Kugira ngo tumenye Yesu tumwizere, nuko tubanza gufata umwanya, kuko Kristo niwe jambo, ijambo ni Yesu. Ntabwo mbitindaho, ndabizi ko muzi gutandukanya ijambo n'ijwi. Ijwi rituruka mu muhogo, ijambo rikava mu bitekerezo. Iyo tuvuze ngo Yesu ni ijambo, biba bivuze ngo ni imitekerereze y'Imana. Iyo twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo twakira Yesu w'umubiri. Ndabizi ko muri kunyumva, kandi ndabizi ko ntari kubagora. Nubwo turi kuganira ku gukura, ntabwo ndi bwirengagize ko hari abandi bakuru nabo bagomba kumva. Kandi kwigisha, nemera ko twigisha ibyiciro bine. Umunyabwenge agomba kumva mu ijambo ry'Imana, naho harimo ibimwemeza n'ibimuhindura, hakabamo n'umuswa. N'umuswa yumva mwibye, kandi muri Yesaya baravuze ngo naho yaba umuswa iyo nzira ntazagira ate, nawe agomba kumva mu ijambo rye. Hanyuma icya kabiri, n'umunyamubiri reka. N'umunyamubiri agomba kubwirizwa iby'umwuka, kuko nta wundi ubyarwa mu mwuka. Bibiliya irabivuga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Korinto 15:40, ntabwo habanza umwuka, habanza umubiri. Kandi umubiri ubanza n'uwo mu isi. Uwo muntu yabyarwa ate mu mwuka atabanje kubaho mu mubiri? Ntibikunda. Abyarwa yabanje kuba umuntu w'umubiri. Uwo nawe abwirizwa ijambo ry'Imana bigakunda. Hari n'undi rero wa kane witwa injiji, kandi nta njiji y'umuswa ibaho. Injiji ituruka ku muhanga ukora ikintu mu mwanya utari uwacyo. Si Ikinyarwanda se dusanzwe tuvuga wakora ikintu ukumva umuntu aravuze ngo yajijwe? Kujijwa sibyo, biravuze ngo yibutse ibyo yari gukora yamaze kubikoserezamo. Uwo nawe agomba kubwirwa ijambo ry'Imana. Hari abantu ku manywa twari turi kuganira ku mbabazi z'Imana, ndangije ndababaza n'Imana yabababariye, nge yabuzwa n'iki kumbabarira? Uzi ko hari igihe umuntu abinjije ku buryo imbabazi z'Imana zifata akazirimita, akumva hari abandi bantu Imana itababarira, ku buryo muhura nta cyaha wamukoreye. Nibyo koko mu isi y'abanyamwuka urasa n'utagendera ku murongo, ariko yakureba akarakazwa n'ubuzima ubamo, aho kugira ngo ababazwe nabwo agusabire. Bene uwo muntu aba ari injiji mu buryo bw'umwuka. Mwihangane. Noneho kujijwa nuko yabikoze mu mwanya utari uwabyo. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire, bwashize nababwiye ishusho yo kwera kw'Imana. Ishusho yo kwera kw'Imana nuko igera ku byanduye bikera. Amen. Kandi reba uwo muntu turi guciraho urubanza, byatumye inteko y'Imana mu ijuru iterana, iravuga ngo mureke uwo muntu tumucungure. Imana iritanga ubwayo. Bibiliya iravuga ngo Kristo asiga ubwiza, asiga ubumana, asiga ubutware n'icyubahiro
ngo yemera kwambara kamero k'umugaragu ndetse nawe w'imbata, yemera gupfa urupfu rubi ndetse rw'ibivume, abambanwa n'abambuzi kugira ngo abone uwo muntu turi kwima umuryango wo kwinjira aho Imana itangira imbabazi. Ndahamya ko mwese uku muri hano mufite kontineri mwatumije imahanga bakababwira ko hari umwambuzi ugiye kuyitega mu nzira, kandi ukamenya aho umwambuzi yaparitse, udatoboye amapine wayavanamo. Niba warwana kuri konteyina yawe, uratekereza package ya Kristo iri mu bizera yabuzwa n'iki kuyirwanirira? Umuntu wese witambitse imbabazi z'Imana, Imana ikungahaye ku mbabazi. Imana ikungahaye ku mbabazi. Ibitekerezo by'Imana nibyo bigaragaza ijambo ryayo. Mose yigeze yayisenga arayibwira ngo menyesha imigambi yawe. Imana iramubwira ngo ngambiriye kubavana muri Egiputa nkabatwara mu gihugu cy'i Kanani. Mose arayibwira uti ubwo bigambiriye ngwino tujyane. Amen. Kimwe mu bintu bigaragaza umuntu wabyawe n'Imana bwa mbere, kubyarwa n'Imana, reka mpasubire gatoya kugira ngo mpave. Umuntu wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, kwizera nkunda kubivuga, izo nyigisho ndazikunda. Ntabwo kwizera ntabwo ari igikorwa kiba mu mwuka gusa, ni igikorwa nanone dufashwa n'umwuka. Hari n'igihe kiza nk'impano, ariko kwizera ni ukwemera Kristo twemeje imitekerereze. Amen. Kwizera ni ukwemera Kristo twemeje iki? Imitekerereze. Iyo imitekerereze imaze kwemera Kristo, kwemera Yesu bihera he? Bihera ku mirimo yakoze. Iyo ujya kumwemera wemera iki? Wemera kwitanga kwe, ukemera umusaraba wa Kristo, ukemera n'intego yamuzanye. Ndagira ngo iki nkibabwire, Yesu ajya igorigota kubambwa, hari umugabo burya wamutwaje umusaraba. Tujya dukunda kuririmba ngo aragenda aragenda agenda, ntiyabonye uwamuruhura, ntiyabonye uwamuruhura. Nibyo koko, ntiyabonye umuruhura, yabonye umutwaza igiti, ariko nta wamutwaje intego yo kumusaraba. Simoni Petero, Simoni sorry, ntabwo ari Petero, ni Simoni w'umunyakorene, yavukaga i Kana ya Galilaya, yikoreye umusaraba wa Yesu arawumutwaza, ariko ntiyigeze amutwaza imibabaro. Kumenya Yesu bigomba guhera muri iyo struggle ya Yesu Kristo. Buretse gushaka kumenya Yesu ukiza, utarashaka kumenya uwitanze. Ndababwira icyo bitumarira. Buretse kumenya Yesu utanga amazu, Yesu ajya atanga amazu n'icyubahiro n'ubwiza, ajya bikora, ndi umuhamya wabyo. Yesu ajya atanga icyubahiro. Nge ndabyibuka, hari ahantu nabaye muri famiye, simvuga runaka, maze kwakira agakiza. Mva mu idini ya Isilamu nitwaga Budurukarimu nkiri mu mizirimo. Hanyuma mba muri iyo famiye bagira imbwa bita Budara. Hanyuma umumama wari uraho akajya amena ibiryo hasi, akavuga ngo ba Budara nibasangire. Ndagira ngo ibi mbibabwire, iyo wemeye Yesu utanga icyubahiro, ntiwemere uwo mu mibabaro, igihe cyo gusuzugurwa kwawe uramurekura. Iyo wemeye Yesu utanga aya mashami y'ubukungu n'iterambere mu isi, iyo bigiye uramurekura. Ariko iyo wakiriye Kristo w'imibabaro, nukuri nimba zacu nizo ishyizeho, niyo yikoreye. Twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data, kandi yazize ibyaha. Kugira ngo umenye Yesu banza umuheraho aho, ni nawe ashaka ko tumenya cyane. Umuntu, niba hari umuntu utajya wibagirana, ni umuntu mwamenyaniye mu mibabaro. Umuntu mwahuriye mu mibabaro ntajya yibagirana. Ndagira ngo mbabwire, tujya tuba mu birori by'abakomeye, bagasoza ibirori batubaza ngo harya waturutse he. Ariko iyo umuntu mwakororinze mukaviringitana, ntushobora kumwibagirwa. Ibikunda banza uhere mu mibabaro ya Kristo,
wemere ngo ababara yababarizwaga nde. Umugabo witwa Yobu yarabyanditse igihe cy'imibabaro n'amakuba ya Yobu. Elifazi, Zofari na Biludadi baramubwira ngo reka dugufasha yirindwe. Umugore warangije arabatumira, burya bari n'abafamiliye ba hafi, burya bari abafamiliye. Umugore wa Yobu ari mu bagore b'abahanga, Imana iguhe kumwigiraho, ariko wirinde ingeso zo gutuma yihakana Imana nk'uko yari abeshya umugabo. Ariko ni umuhanga mu buhe buryo? Yabonye igisebo cy'uburwayi buri kuri Yobu atagitangariza abandi, areba inshuti za hafi zikijijwe abari zahamagara, n'ubundi zari inkoramutima zo mu rugo. Bakubita iminsi 7 mu ijoro ry'umunsi wa 7, Elifazi arivumbura, aramubwira ngo ntabwo twamara amajoro angana atya turi kubaza Imana ngo iducecekane kandi isanzwe ivugana natwe atari ibyaha wakoze. Yobu amanika amaboko aravuga ati ni ukuri ndakiranutse. Elifazi aramubwira ngo ntibikabe ko ngushima kuvuza ibitunganye. Aramubwira ngo n'abamarayika b'Imana, Imana ibabonamwe amafuti. Hari igihe mujya mugira ngo iryo ni ijambo ry'Imana, ni irya Elifazi, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Ntabwo ari Imana yavuze ngo abamarayika b'Imana ibabonamwe amafuti, ni ijambo rya Elifazi wacogoye uri gushaka kurwanya kwihangana kwa Yobu. Narabibabwiye ubwashize kugira ngo wige umenye Imana, nuko usoma Bibiliya ukamenya gutandukanya amagambo y'umuntu n'ay'Imana mu byanditswe byera. Ibi biragorana, ariko bigufasha no kumva ijwi ry'umwuka. Hamwe bagiye babyita impano kuko bitari muri bamwe kugira ngo adateza amakonfuri. Pawulo niko yabikoze. Ariko umuntu wese uzi gutandukanya ijambo ry'Imana n'ijambo ry'abantu, n'iyo Imana iri kuvuga mu iteraniro ntibimusaba gusenga no kugenzura, ijambo rigenzurwa n'irindi. Kuko erega ubugingo bwa Kristo muri twebwe bwumva n'imigambi y'Imana mu mvugo ya gihanuzi. Iyo atari yo urayumva ukavuga ngo ntabwo ari yo, n'iyo ari yo urayimenya. Mwihangane simbashuke, ariko nta n'ikintu kitwemeza kwemera ubuhanuzi gusa. Ntidukwiriye kubuza abantu guhanura, ariko nta kintu kidutegeka kubwemera. Burya Bibiliya iratubwira ngo bwemerwa ari uko bugize bute. Murakoze. Ntabwo ari itegeko ngo ibyo uri kumpanurira nizere ko ari byo, ariko ni ngombwa ngo nemere ko ibyo nasomye ari byo. Imana ibaha umugisha. Hari umugabo wigeze aza kunyeskoroka, ariko ndabibona ko ashonje. Arangije arambwira ngo Imana irambwiye ngo ibi nibi, atondekanye ibintu. Arambwira ngo Imana yari imbwiye ngo ni wowe ugomba kumpa imbuto y'udufaranga duke, aratumbwira 50. Ndangije ndamufata ndamubwira nti banza upfukame wature ngo usengere. Ndamubwira urashonje, ayo mafaranga urayakeneye, ariko urayibeshyeye. Bijya bibaho iyo umuntu atarakura mu gakiza, birashoboka ko ashobora kubeshyera Imana agendeye ku byo yiyumvamo. Ntabwo mwebwe byababayeho, ariko ngewe nkimara kwakira agakiza, nta nubwo ari kera, n'ejo bundi 2007 nibwo nakiriye agakiza. Nkimara kwakira agakiza, Imana yajyaga ivugana nanjye kumpa amafaranga, nkumva najya kwikopesha, nkumva buracya bibaye. Ntabwo ari nge gusa, na ba Petero boheje itorero. Ntabwo ndibuze kubisobanura, ariko nimureba Ananiya na Safira bakoresheje logique muri cya gihe cyo kugurisha ubutaka, kuko bari bazi ko Yesu atari butinde, bari bazi ko ari buze vuba. Abantu batangira no kugurisha amasambu yabo, barayagurishije cyane rwose, kugira ngo bajye gusangira ibyo bari bafite, hagasigara nta nimwe. Ananiya na Safira baravuga ati ariko rero uwa mbere yarayigurishije, arayigurisha, ariko Yesu ntiyaza. Baravuga ati reka utudufaranga tube tutubitse, mu gihe tumutegereje nataza twirwaneho. Ako gatima rero ntabwo kari kabi. Icyari kibi nuko babeshye ngo niyo yonyine bagurishije, basanga Petero nawe ntafite imbabazi z'Imana, abakindurisha umwuka w'Imana muri bo. Aravuga ngo dore abavuye gushyingura umugabo wawe ngabo, nawe niba kujyana. Nyamara yamugirira imbabazi yari kubaho, yamugirira imbabazi yari kubaho. Kandi mujye musaba Imana n'umwuka w'ubugwaneza. Amen. Mujye musaba Imana umwuka w'ubugwaneza kuko utera igikundiro. Imana ishimwe. Kugira ngo rero umuntu abyarwe n'Imana, yemeza Kristo ibitekerezo, ukamwemera uhereye mu mibabaro. Ese umusaraba ni uwandi?
nimukurikirana amateka, nta musaraba wa Yesu wari uri Gorigota, nta wari uhari. Nta n'impamvu yo kujyana Yesu Gorigota. Reka mbabwire impamvu Yesu yagiye Gorigota. Nta nubwo ari ukugira ngo acungure Abisiraheli, ni ukugira ngo abanyamahanga dukizwe. Kubera ko Abisiraheli bari bafite Imana, bari bafite igicaniro, bari bafite abatambyi, bafite n'ibitambo. Ariko twebwe nta Mana, nta bitambo, nta mutambyi. Hari igihe tujya turirimba ariko ntacyo bitwaye, tukavuga ngo inuma z'intungura twari kuzikurahe. Ntabwo arizo zigoye kuko muri Afurika zirahaba, zinahaba cyane burya kuruta indi migabane. Afurika ikungahaye kuri ibyo bintu cyane. Ariko kandi icyari kigoranye ni ukubona Imana. Tujya gutambira, naho ibitambo byari bihari, inka n'ibimasa byari bihari. Nimunareba umugabane wa Afurika mu buryo bwo kwaguka kwawo, waguwe n'aborozi n'abacuruzi. Byari byoroshye rero kubona ibyo dutamba, ariko kubona uwo dutambira. Mwari mu isi mutagira Imana rurema, mwari abashyitsi ku masezerano. Icya kabiri, n'abasuhuke, mwari abashyitsi n'abasuhuke ku masezerano. Ashyiraho ikindi, aravuga ngo nta byiringiro by'ibizaba. Byari bivuze ngo no ku byavuzwe mu bitabo by'ubuhanuzi nta na kimwe kivuga kuri mwe cyari gihari. Kristo aricara arareba, abona uwera wo muri Isiraheli yo yera abasa n'Imana, yaba yanduye agasa n'umunyamahanga. Aravuga ati ubwo wera ugasa n'uwera, wakwandura ugasa n'umunyamahanga, n'uwakweza umunyamahanga yasa n'uwera. Bibiri ivuga ngo Imana irabigambirira. Mu Baroma Pawulo yarabivuze, aravuga ngo nzateza ishyari ku ishyanga nyakuri kugira ngo ndokore ubwoko butari ishyanga nyaryo. Imana ihita igambirira gucungura. Imaze kugambirira gucungura iravuga ngo ntacyo nzakora ntabwiye intore. Imanuka kwa Yeremiya, Yeremiya yarabihanuye simatinda, aravuga ngo no mu gihe cye Yuda azakizwa. Ndaza kubigeraho ndi gukonfirima, ndi gufata conclusion. Yuda azakizwa kubera iki? Kandi ari Yuda ni umwami, mu muryango we harimo ubwami. Ariko kandi nubwo bari ni Buyuda ha Yerusalemu, narabibabwiye ku munsi washize, simbagora nkaho mwese mwari muhari. Yerusalemu biravuga ngo ni Imana y'amahoro. Bavuga Yerusalemu nk'ibikingi, biravuze ngo ni Imana cyangwa se n'ururembo rw'Imana y'amahoro. Bavuga Siyoni bakavuga ngo nahaterekwa cyangwa mu cyanya cy'intebe y'Uwiteka. Twanagize ibihe byiza mu makorari. Beteli nabo bisobanura inzu y'Imana. Bivuga inzu y'Imana. Besareli biravuga ngo ni umuntu uri munsi y'igicucu cy'Imana. Mwarakoze kwitwa amazina meza. Siyoni biravuga ngo nahaterekwa intebe y'Imana. Ariko Imana iravuga ngo na Yuda uriyo nawe azakizwa. Kubera iki? Yuda afite nibyi Siyoni hari intebe ya Dawidi, hari intebe y'Imana, hari n'intebe y'imbabazi. Ariko nubwo bagirirwa imbabazi ntibazigirira abantu. Imana ibarebye ibona bararyamye. Nubwo bafite intebe y'Imana biravuze ngo niho yicara, ariko muri bo ntihari ubuturo. Intebe iri Yerusalemu, ariko muri bo nta mwanya w'Imana urimo. Iyo bavuye Yerusalemu bamera nk'abatigeze bajyayo. Imana irabareba iravuga ngo Yesaya we genda ubabwire babyuke. Kubyuka byari iki? Ngo umucyo urabarasiye. Ni nko kubona imodokari iparitse izimije, ikaba ipakinze hari ukuntu izimije, wayatsa ntiyemere, wareba essence ukabona ni fuel yuzuye rwose, ariko yabuze ka bateri gatoya kugira ngo sensa yakire imodokari yake. Imana ibarebye iravuga ngo nibyo, moteri murayifite, amapine murayagira, shase murayifite, kesariyeri irahari, essence irimo. Rabwa ariko ntimufite igicaniro muri mwebwe, mucana umuriro abatambyi bakanasinzira. Irangije iravuga ngo ariko nshaka kubaho umucyo. Irabigambirira. Iwuvuga muri Yerusalemu ikintu gitangaje ngo byukura bagirane. Iri kubwira Siyoni, iri kubwira Siyoni, bene data muzi ko abantu bashobora kumara imyaka bavuga Imana, bayemera, bavuga imirimo yayo, ariko badakoreshwa nayo. Muzi ko umuntu ashobora kubaho agira ururimi rw'umwuka ariko atagira imbuto z'umwuka.
muzi ko umuntu ashobora kugira impano z'umwuka ariko akabura ingeso z'umwuka? Mwari muzi ko umuntu ashobora kugira ibyanditswe akabwiriza ari intyoza kuruta uko mwumva n'iseta ari kuvuga, kandi nta gakiza kari muri we? Imana yamureba ikabona araryamye, niba ture mu gitondo arabyuka akayisenga, igaburo ryera ararirya, ariko yamureba ikabona avuga Yesu ariko si uwa Yesu. Iragambirira ibwira Yesaya ngo genda uhagarareyo ubabwire ngo nimubyuke murabagirane. Imana ishimwe. Umuntu wese, nihuta ngafata umwanya wo gusoza, umuntu wese wemera Kristo abikuye mu mibabaro ya Yesu, beneda ahabwa imbaraga za mbere. Nimureke kurangarira abana, biriya ni ibisanzwe. Imbaraga za mbere umuntu wanyuze mu mibabaro ya Yesu, wemeye Yesu bishingiye mu mibabaro, imbaraga za mbere agira yomatana na Kristo, ntiyemera kumutakaza. Ubu hari abantu Anicet nge nabo tuziranye, dukundana kubw'ubuzima twanyuranyemo. Niyo byagenda bite, hari ikintu kitabihindura, bene uwo muntu afite uko yitwa kuri telefone, umushyiraho akamenyetso. Iyo wakoresheje ibirori agira intebe ye n'umwanya we, kubera ubuzima mwanyuranyemo, Umuntu winjiriye mu mibabaro ya Yesu, ndagira ngo iki nkibabwire, ntajya yemera kumva Yesu atukwa. Ntabwo yemera kumva Yesu atukwa. Icya kabiri, niyo haje imibabaro uyu muntu ntamwihakana, ntabwo yihakana Yesu. Umuririmbyi waririmbye indirimbo ya 45 yari umugore wakirijwe mu gihugu cy'Abamidiyani, hano aho bita Madina. Yakira Yesu, umugabo adakijijwe, aramubwira ngo nzakwica kubera kwemera bitandukanye nanjye. Abanyamediyani n'abamuslima benshi n'abamizirima benshi. Amutega imitego. Ndagira ngo mbabwire umuntu wemereye Yesu mu mibabaro, amen, amutega imitego. Ibyo ni histoire muzi, sinshaka kuhatinda. Muribuka amubitsa agatambaro kariho amafaranga gatukura, aramubwira ngo igihe cy'urugendo nikigera uzayampe. Umugore ntiyabyaraga, aragenda akabitsa, umugabo arakafata arakajugunya agata mu mazi. Umugore kubw'imibabaro ya Yesu. Iyo umuntu yemereye Yesu mu mibabaro agira imbaraga zihangana, ntabwo agwagwana uko abonye. Uhura n'ibigeragezo ukibuka iby'umwami, kavuga ati nibyo kubw'umusaraba yikoreye, reka mpangane n'aya makuba ntantandukanye na Yesu. Kubw'urupfu yapfuye apfiranye, kavuga ngo ntacyo bitwaye njyewe nimpfa sindi bupfe rubi, ukemera ukihangana kubw'imibabaro ya Yesu. Umugore arahamya, aragenda abwira umugabo, aramubwira ati mutware mwiza, nibyo ugiye kunyica n'amafaranga ntayo mfite. Aramubwira ati ariko reka nibura ngo usigire urwibutso. Bene uwo yakira imibabaro, iby'isi bibona nk'ibibambwe, amen. Iby'isi bibona nk'ibibambwe. Yakobo yarabivuze ngo ni iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Ikintu gitangaje nuko twanga kugeragezwa n'ubundi tukabyisangamo. Ntawe mbwiye ngo abihamagare, ariko ndakwinginze kubw'imibabaro ya Kristo Yesu mwemere no kugeragezwa kubwe. Dore madamu wiwanjye ari hano, nararwaye ndwara kanseri y'amara. Ababesareri baransuye, Imana ibaha umugisha. Njya kwibagisha mu Buhinde, ariko mbere yo kujya kwibagisha nari mbabaye. Icyo gihe nari mvuye kwigisha muri rancha wa hano i Nyarugenge, ndi kuribwa s'il-vous-plaît. Hodesha akazu gatoya kari ku rwego rwanjye kandi si icyaha, niyicarira ku mukeka twahawe n'uriya mubyeyi wicaye hariya. Ntabwo mubereka ariko arahari, mama Nono, Imana imuha umugisha. Noneho ntabwo mubereka,
uwo mukeka yawuduhaye duhagurutse kuri rido, twicaraga kuri rido. Ni icyaha? Ubwo mugiye kuvuga ngo muri isebya, ibyo nagezeho sinabisabye n'ubu sinsaba kuva aho ngeze, ntawe ndi kubisaba. Murabizi ni umuco wanjye, niko Anicet nkunda gutanga kuruta guhabwa. Uwo ni we njye, ntawe nasabye. Rero nintanga ubuhamya si ukwisebya, naho Imana yankuye. Ndi muri iyo situation bashumba banjye, twicara kuri rido mon pastor. Icyo gihe Pastor Mugabo yari inshuti yanjye, antumira muri niba ture s'il vous plaît kenshi. Kwebwabo wakuye kure, nta mahirwe twari dufite, waratuzuye turi bazima, kandi utubikiye n'ubugingo uhoraho. So kwimara inyota, so kwimara inyota, so kwidakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Nicara kuri rido, ndwaye kanseri, timu ya Isilamu ku rwego rw'igihugu iransura. Imi bintu bine mu isi, nkunda inka, ngakunda imodokari n'umugati, byose ndabifite, narabyihaye, nta na kimwe nsabye. Ariko nkunda inka s'il vous plaît. Gilbert arabizi, iyo abonye ahantu hari inka nziza arambwira ati ndayibonye. Nimwumva Gilbert ababwira ngo ni inshuti yanjye, dufite ibintu dusangiye. Nkunda inka pe kabisa. None iyo bigeze ku mata, niyo naba ndwaye muganga akambwira ngo urava ku miti, ndambwira nti ntera iyo mu rushinge, ariko ejo nzayanywa. Aho kugira sinywa amata, ndambwira nti yimpe mu rushinge, ariko ejo nzanywa amata. Murakoze. Ngakunda imodokari, ndayifite kandi si imwe. Ndi kubibabwira kugira ngo ntababwira ko ndi gusaba, ntacyo ndi gusaba, n'ubuhamya ndi kubaha. Baransura, bampa inzu, bampa miliyoni 20, bashyiraho kontake, barangije ngo garuka. Ndi kuri rido ku nzu, ababesareri mwaransuye nka bangahe, si ngombwa kubatangaho urugero, na mama Garase yari abarimo, ntimwahabonye? Murakoze. Ntago mbavuga, na mama Garase yari ahari. Ariko kubera imibabaro nanyuranyemo na Yesu, numvisha bitari ngombwa kumugurisha ibyishimo by'akanya gato. Haleluya! Ndababwira nti no, Yesu nakiriye araruta ibyo. Kubera iki? Nemeye imibabaro ya Yesu. Nzi gukena, nzi gukira, nzi gutunga, nzi no kubura, nzi kurya no gusonza. Nukuri ndabizi. Najyaga mva hano, mvuye aha mu materaniro ahangaha dusengera hano mu rusengero ruto, nkanyura ahantu quelque part, ngacunga amasaha, ngasaba ibirayi, nkavuga nti aya envelope aravamwe ibishyimbo. Najya kwinjira mu rugo kugira ngo umugore atabibona akarira, nkamutelefona, twari dufite irindi rembo twinjira mu rugo, nkambwira nyura hano nkubwire, akanyura haruguru, nkanyura hepfo, agasanga ibirayi namaze kubisuka. Ariko mbikora na Kristo, mbikora na Kristo. Muri Beteri se ntabwo mubizi? Ubu se namwe batangeho urugero, ntimubyibuka ibicuku bya buri gitondo? Murakoze rata. Ariko kuko twemeye Yesu mu mibabaro, abasha kuduha ihumure mu makuba yacu. Igihe dukunzwe arabyemera, n'igihe twanzwe aratwegera, igihe dutawe aradukuyakuya. Haleluya, haleluya. Uwo ntajya yemera gutandukana n'abamwizera. Uwo Yesu, haleluya. Uwo wemeye kujya ku musaraba. Ndagira ngo nkubwire ko kubyara kwawe sibyo byagorana. Uwo wagiye ku musaraba ni habi kuruta urugo rwawe. Uwo wemeye kubabarira Barinaba
biroroshye ku mugabo wawe nawe akaboneka mu nzu y'Imana. Wowe gumana nawe, gumana na Kristo, wihangane. Haleluya. Hanganira imibabaro, hanganira amakuba. Imana ishimwe. Arabyemera bikakubaho, ariko nyamara ntajya kure. Uko niko rero dukuriye kumenya Yesu. Shaduraka, Meshake na Abedenego baravuze ngo uwo dukorera abasha kudukiza. Babwira umwami ngo ariko naho biravuze ngo ntudukange, amakuba yawe Yesu yadukuramo. Ariko niyo atayadukuramo aravuga ngo nta cyatuma twubara. Niba waramenye Imana wakwemera gupfana nayo, ndagira ngo nkubwire ko nayo itazemera uyipfira, kuko nturi kuyicungura. Izajya gutabara mu makuba yawe. Munyemerere twisoreze, undi wabikamura byaba inkashe. Uwo Yesu araryoha. Hari igihe umuntu aza kungerageza, namureba nkamuganira ibyisuhereye aho nabanjirije. Wareba umuntu ari kukugerageza ukabona ni umucuzi uri guhondahonda akabuye abandi barayagukoreye. Ukamureba ukabura icyo ubigenza. Nigeze nsaba icumbi kuri police station Kamembe. Nageraga mu rugo mama gataka akavuga ataranyishe, nzira gusenga gusa. Bakamfungura mu gitondo, mbwira komanda na mwana aho kugira ngo mujye mumfata, reka njye nizana. Icyumweru n'iminsi ine nkajya niripotinga, ahabwa nti narinje. Bagafungura nkiryamira mu gitondo bakambwira ati ngaho sohoka. Ubwo se ni iki kindi uzabwira? Ni seti ngongoko. Munyemerere, narababwiye ikimenyetso cy'umukristo mukuru. Bwa mbere, umukristo ukuze arabyara, abwiriza ubutumwa abandi bakabwumva. Icya kabiri, n'uwavutse aba afite inkomezi amukomeresha. Salomo yarabyanditse aravuga ngo ko mushiki wacu, iryo jambo nararisomye sinarivugaho, ko atarapfundura amabere umugabo namusaba bizagenda bite? Murabizi ko amabere ari ikimenyetso cy'ubukure. Biravuze ngo niyo yabyara ntafite icyo konsa. Uzi gusengera umuntu, wamara kumusengera kuko nta kimenyetso cy'ubukure, ejo ukajya kumubwira amaganya yawe kandi yari yemejwe n'ibyiringiro wamuhaye. Uwo muntu mu by'ukuri aba atarapfundura amabere. Ijambo ryarambwiye ngo uwo mwana arakura, ngo agwiza imbaraga, ngo aguma mu butayu, ngo kugeza igihe yerekewemo Abisiraheli. Imana ntishobora kuguhamagara ngo ikwime gukura. Gukura ntabwo ari iminsi. Gukura bwa mbere mu buryo busanzwe, gukura mu buryo bw'imitekerereze no kwemera kwiga n'impinduka, bituruka mu matsiko umuntu agira, mu muhate we agira. Icya kabiri gituma umuntu akura bituruka, ndavuga mu buryo bwa gikristo gusa kuko iminota yanjye ndabona irangiye. Gukura mu buryo bwa gikristo dukuzwa n'ijambo rya Kristo. Ntabwo ngira ngo mba confusing, ariko Bibiliya ni nini. Iya Anicet ndi kubabwiriza ubuzima bwa Eliya, ibi ntabwo bidukuza, icyakora bitwongerera imbaraga mu byiringiro. Nta nubwo biduhesha agakiza, nta nubwo amateka ya Mose n'inyanja bituma umuntu yizera Kristo. Oya, ijambo ry'Imana ni riri oriente kuri Kristo gusa. Ibyo murumva ari bishya bibagore, ariko ijambo ridukiza ni rivuga Kristo. Hari Imana ibaho umugisha. Uyu munsi numvisha abanditsi beza b'indirimbo, Pastor Mugabo yabimbwiraga, bandika Yesu bakamuvuga kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe.
ijambo ry'Imana muri Bibiliya rivuga Yesu, ariko abantu ntibajya bakunda kuryumva. Usanga umuntu aho kugira ngo yumve ijambo ry'Imana yumva intego ye mu ijambo ry'Imana. Bene da, nimwitoze kumva no gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Noneho icyanyuma kiranga umuntu uri gukura mu buryo bw'umwuka nuko amenya gutandukanya icyubahiro cy'ubutumwa n'icyubahiro cy'intumwa. Ibi bintu ndagira ngo mubyumve. Nuko umenya gutandukanya icyubahiro cy'ubutumwa n'icyubahiro cy'intumwa. Mu yandi magambo, umuntu uguhagaze imbere niyo yaba ari usuzuguritse ukoresha akazi kabi kanyuma ahandi, ahagaze mu izina ry'ubutumwa bwa Kristo Yesu, mwubahira ubutumwa bwa Yesu. Ikindi ndakibabwira, ijambo ry'Imana niyo ryaba riri kuvugwa n'umuntu wanduye, ibi bintu aya makonfuziyo ajya abaho, niyo ryavugwa n'umuntu wanduye ntabwo ari iryo guhinyurwa, kuko uwanduye kuvuga ibyera si ibintu bitangaje. Ntabwo ari ibintu bitangaje. Ntabwo ngewe nahinyura ijambo ry'Imana ngo nuko rivuzwe n'umusambanyi biramureba, ntabwo anyigishije gusambana, ariko avuze ijambo ry'Imana. Ubwo wumva ubutumwa. Mugiye kuvuga ngo Anicet yadukanye inyigisho zinza. None se umuntu afite indwara runaka arwaye akakwigisha kuyirinda, wakwanga kuyirinda ukamubwira ngo ko we wayirwaye? Umva ubutumwa. Amen. Ijambo ry'Imana riha icyubahiro cyaryo, ntibigutere kurihinyura kubera abaguhagaze imbere utemera. Anicet utazwi mutaza haturuka nahagarara uvuge ngo reka numva ubutumwa bwa Kristo. Uzi nahagarara uvuge ngo reka numva ubutumwa bwa Kristo. Kuko iyo umaze kumenya gutandukanya icyubahiro cy'intumwa n'icyubahiro cy'ubutumwa, bituma igihe ataguhaye ubutumwa ntabwo akuyobya, ntabwo ufata ngo agushuke, uhita wumva nta butumwa bumurimo, kavuga tuyu yarakayotse. Atavuga tuyu nguyu ntacyo pe. Uwo yegera ku ruhande ntakoshya, iyo agize atya agatangira kuguhanurira ukumva nta kirimo, ejo ntumwiruka inyuma. Tuvuga ati oya, dusenge, kurire mu buntu bwa Kristo. Ubuntu ni iki? Ubuntu ni ubuntu, grace biturutse in deep mu buzima, ni mu musokoro wo mu mutima. Grace bivuga ubuntu, bituruka ku ijambo grace. Grace ni ibinure byo mu maraso, mu mavuta agize amaraso, abize biology murabizi. Ni amavuta agize amaraso, ni nayo atuma igufwa rimovinga ntirikocagurike nk'ibyuma, rituma umubiri ushyuha, rituma brain ubwonko bukora. Ayo mavuta ni nayo akora intungamubiri ziza kuvubura ariya makara yo mu maraso. Nayo mavuta abikora, niyo akura intungamubiri mu biryo murya. Mu Kinyarwanda muzi uburyo babyita ubusire. Umfubera neza ndanezerwa ngira ubusire, imbeho ntiyaza. Murakibutse muri uri mwiza mama, uri mwiza koko si ukubeshya. Aho haturukamo gususuruka. Ubuntu bwa Kristo muri twebwe budutera ubushyuhe no mu gihe cy'imbeho. Budutera ubushyuhe mu gihe cy'imbeho. Abandi baragwa kubera ubuntu bwa Yesu bwahagarara, abandi barangana, ubuntu bwa Yesu bukagutera ineza. Uyu muntu ufite ubuntu wakuriye mu buntu bwa Kristo agira imbabazi. Uyu muntu wakuriye mu buntu bwa Kristo akumbura Imana, niyo akoze icyaha ntiyemera kukirarana, agira umutima umubwira ngo subirayo wakosheje. Mukurire mu buntu bwa Kristo Yesu. Mukurire mu buntu bwa Kristo Yesu. Mwanyemerera twese, sindi buvuga icyifuzo runaka, reka twegere ejuru dusenge. Twagize umugisha turi kumwe na mushumba wacu Irene, reka tubararike mushumba mudufashe gusenga. Reka dufatanye muri icyo cyifuzo, kandi nyemerera ntuvuge ngo naka, ugutigewe. Mana yacu, Mana ishobora byose, turagushimiye cyane kubw'umugaragu wawe. Turagushimiye aya magambo meza anyuze mu matwi yacu.
ariko twifuza yuko atabaye mu matwi yacu, ahubwo ari yinjira mu bitekerezo, ariko akinjira no mu mutima, akaduhindura tukakubona, ukatubera Imana. Muri uko kutubera Imana, Mana tugahinduka. Avuze ijambo rikomeye cyane ngo hari agakobwa kacu, hari gashiki kacu katarapfundura utubere. Mana nziza, uwo ngo ntabwo twifuza yuko yaba umunyaremera, ntitwifuza yuko yaba uwa hano, ntitwifuza yuko yaba uwakwizeye. Ukomeza kubona nk'umwana. Mana turagusabye, 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 turagusabye. Twinjiye mu buzima bwacu, twinjiye mu mibereho yacu. Mana dusanze tutari aho twagombaga kuba turi. Twagombaga kuba turi kure, twagombaga kuba utubona turi abantu bateye intambwe, turi abantu babasha kubyara, turi abantu babasha gukuza, turi abantu babasha konsa, turi abantu babasha kubyara abakozi. None Mana, umukobwa uri hano, umusore uri hano, umugabo uri hano, umusore uri hano, umuririmbyi uri hano, umushumba uri hano, Mana turagusabye kugira ngo utubabarire. Utubabarire aho dukora, utubabarire aho twirirwa, haba ari mu isoko, haba ari ku ishuri, haba ari mu kazi, haba ari mu nzira, haba ari mu modoka, ahari hose Mana tugaragare nk'abantu bakuze. Ijambo ryawe niryo ritubwira nuko akura ashimwa, akura agwiza imbaraga, akura agwiza ijambo. Mana turagusabye kugira ngo udushoboze mu buzima bwacu, tugende tugwiza ibyo byose kugira ngo twirerezeho benshi. Nta bundi buryo uzabikora, nta bundi buryo ubwami bwawe buzaza. Buzaza kubera yuko twakoze, buzaza kubera yuko twabayeho mu buzima wishimira. Mana urakoze cyane, Mana urakoze cyane. Mwuka wera jye tugenderere, Mwuka wera bana natwe, Mwuka wera duhindure, Mwuka wera dufashe Mana kugira ngo tuba abantu b'impumuro, tuba abantu babyara, tuba abantu bakuza, tuba abantu wishimira. Nawe ubwawe wazaduhamagara, ukazaduhamagara unejejwe nuko uhamagaye abantu bakuze. Urakoze Mana, nuko icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Amen. Haleluya. Reka sabe umushumba n'ubundi adusuhuze nubwo amaze gusenga, ariko abikore kuko n'umubyeyi. Haleluya. Haleluya. Yesu abamugishe. Amen. Haleluya. Reka dutunge ibiganza hano ku mukozi w'Imana, tubwirije amagambo y'Imana meza. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusengera, tugiye muri ka kanya k'ibyifuzo kugira ngo tuze guhana korari indirimbo. Muraririmba kuko umuyobozi w'indirimbo muri Besareri yambwiye ngo kubw'ubushuti mufitanye dirija ngo barifuza ko muza iminota yabo muza kuyikoresha kugira ngo namwe nibaza Kacyiru muzakurane neza. Kandi ejo bundi twari duhari, ibyo turabishimira Imana. Nagira ngo rero abadiyakoni badufashe, hanyuma sabe abakozi b'Imana, umushumba maze kudusengera, umushumba mugabo ndetse na Anicet nawe maze kutwigisha ijambo ry'Imana, n'uyu muvandimwe mwigire hano hino dusengera ibyifuzo kugira ngo bya byifuzo tubishyire imbere y'Imana. Masabe mwigire imbere, abadiyakoni babitugezeho. Tugiye gusenga kuko Imana dusaba, Imana tubwira ni Imana y'inyembaraga, ni Imana ifite urukundo rwinshi. Hari ibintu twungukiye muri aya masengesho. Nyamuneka abanyaremera mumfashe twongere dukomere Imana amashyi, tuyishimire kuko Imana iduhaye umugisha ukomeye. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo ibyo byifuzo babizane babihereza abashumba kugira ngo abashumba basenge, hanyuma Pastor Mugabo araza kutuyobora muri iryo sengesho. Muragenda mubizana, namwe niba mwabyanditse mubizane kubera yuko turi mu gihe cyo gusengera ibyifuzo. Imana ibaha umugisha. Reka badufashe, hanyuma bibaye byiza mwahaguruka.
ntago wasengera ibyifuzo wicaye, byaba rwose ari ikintu gikomeye kitari cyiza. Hanyuma tugiye gusengera, ubwo tugiye gusenga, tugiye gusengera intara y'uburengerazuba, niyo tugiye gusengera, kandi turi gusenga kugira ngo Imana ifukure amariba yose. Reka mpe ugiye kutuyobora mu izina rya Yesu. Twese duhagurukira imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Tugiye mu mwanya wo gusengera bino byifuzo. Yesu yarabitubwiye ngo tumwikoreze ibitugoye byose kuko yita kuri twebwe, kandi aratubwira ngo intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yagize gute, yikoreye. Niyo mpamvu twamwandikiye turamubwira ngo uzi gusoma, wasomye n'inzandiko Hezekiya yari yakwanditse. Iyo ngiyo izi gusoma kandi ikamenya gusubiza niyo tugiye kubwira. Haleluya! Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Muri ubwo buryo bw'ibyo byifuzo turasengera n'intara y'uburengerazuba irimo turiya turere. Yazimye telefone. Rusizi, Nyamasheke, Karongi, Rutsiro, Nyabihu, Rubavu, Ngororero. Habwa umugisha n'Imana. Rambura amaboko gutya dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Sa nk'unyeganyega gatoya, sa nk'unyeganyega. Tugiye kwinjira mu kirere cy'amasengesho, tugiye kwinjira mu mbaraga z'amasengesho. Tugiye kubwira Data wumva, tugiye kubwira Data ukora. Si ukumva gusa, aranakora. Afite amaboko arakora, afite amaguru aragenda. Imana yacu irashoboye, ikora cyane ibiruta ibyo twibwira, ikora cyane ibiruta ibyo dusaba, ikora cyane, ifite imbaraga, ifite ububasha n'ubushobozi. Yimura imisozi itabimenye, ikayubikanisha uburakari bwayo, ica inzira aho zitari, ahatarigeze haboneka inzira. Imana yacu irazirema, ibyananiranye irabishoboye. Igihugu giha amahoro, igihugu giha umugisha. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Urashoboye, witwa Imana, ukora ibikomeye biruta ibyo twibwira. Mu izina rya Yesu, uri Imana iri hejuru y'imbaraga zose, uri Imana uri hejuru y'ubutware bwose, uri Imana uri hejuru y'ubushobozi, uri Imana iri hejuru y'ubutware. Wita ibitariho ukabyita ibiriho, ibiriho ukabyita ibitariho. Wimura imisozi itabimenye, ukayubikanisha uburakari bwawe, uca inzira aho zitari, ahatarigeze haboneka inzira. Imana yacu wowe ujya uzihaca, mu nyanja uracyahabona inzira. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, umanura mu izina rya Yesu imisaraba yari yamanitswe, Mwami Yesu, ukayimanuraho Mwami, mu izina rya Yesu ukayishyiraho abandi, kuko uri Imana ukuraho ifu. Turasenze, turasenze, turasenze. Uri Imana igisubiza amasengesho. Turasenze ndetse twakwandikire, Mwami Yesu, twakwandikiye. Hezekiya yarakwandikiye, arabikubwira Mana mu izina rya Yesu, arabikubwira. Akwandikira yatewe n'umwami wa Ashuri, kandi yari afite ingabo nyinshi, abona nta byiringiro uretse urupfu yabonaga, uretse gukurwaho yabonaga. Natwe nuko twakwandikiye, turabikubwira. Imiryango yarananiwe, bene wacu barananiwe, natwe twarananiwe. Mu izina rya Yesu, ibyiringiro byacu ni wowe, niyo mpamvu twabikuzaniye. Kandi umwanditsi yaranditse ngo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta guhungira ku bakomeye. Twagiriwe amahirwe yo kuguhungiraho, twagiriwe amahirwe yo kugusaga, twahungiriwe amahirwe yo kukwandikira. Twakuzaniye izi nzandiko, ngwino uzisome, ngwino uzisome.
ngwino uzisome, ngwino uzisome. Subiza bino byifuzo, subiriza bano bapfakazi, subiriza bano bapfubyi, subiriza mwami bano bagabo, subiriza bano bagore, subiriza bano bakobwa n'aba bahungu, subiza Mana, ngwino Mana mu izina rya Yesu. Ngwino wimuriye imisozi, ngwino wimuriye imisozi, imisozi y'uburwayi, imisozi yo gusonza, imisozi y'ubushomeri, imisozi uri Imana ujye yimura iyi misozi y'ibigishaka. Mana urabishoboye, 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 urabishoboye. Ngwino ukore buno bukwe, ngwino urabishoboye Yesu. Ngwino wimuriye imisozi, wowe uca inzira aho zitari ukaharema inzira. Turabikuzaniye. Bibiliya irabitubwira, iratubwira ngo tukwikoreze ibitugoye byose kuko wita kuri twebwe. Ni wowe utwitaho, ni wowe utwitaho. Imiryango itatwitaho, wowe uratwitaho. Bene wacu batatwitaho, wowe utwitaho neza. Natwe hari igihe tutakwiyitaho kuko tutabishoboye, ariko wowe utwitaho. Wowe tara pia sarabaya. Turasenze, twagiriwe amahirwe yo guhungira imbere yawe, twagiriwe amahirwe yo kubikubwira, twagiriwe amahirwe yo kubikuzanira. Mu izina rya Yesu turabisengeye, 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 turabizamuye. Ngwino ubigisubizo mu izina rya Yesu. Hari amagambo wabwiye mwami Hezekiya, uramubwira ngo kuko wansabye kukurengera kumwubisha wanjye, ngo nanjye ndabikwemereye. Ngwino wemere ko mwami iri sengesho, ngwino wemere iri sengesho ry'aba mama, ngwino wemere iri sengesho ry'abakobwa, ngwino byemere Mana mu izina rya Yesu. Bibiliya tubwira ngo iki? Ngo wohereze marayika wawe atere ingabo mu izina rya Yesu Kristo, ngo yica ingabo z'ababisha b'Abisiraheli 1000